Reka dushimire Imana kubw'ijambo ryayo dukomeje kwiga. Tugiye gutangira icyigisho cya 10 cy'iki gihembwe cya kabiri, aho turi kwiga intambara ikomeye. Kuri iki cyumweru cya 10 tugiye kwiga amagambo akomeye cyane afite insanganyamatsiko ivuga ngo kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Icyo kwibukwa turakibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyatesalonike igice cya 4 umurongo wa 16 dusome n'umurongo wa 17. Haranditse ngo kuko umwami Imana ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Aha haragaragara uko bizamera ubwo Kristo azaba agarutse. Aha rero ubwo Kristo azaba agarutse hazaba umuzuko w'abera. Abera bapfuye bizeye umwami bazazuka, kandi bazazuka bazamurwe basanganira umwami mu ijuru. Nuko Pawulo ahangaha kubera ko yizeraga umwami, yumvaga yuko ubwo Kristo azaba agarutse, ubwo ashobora kuzaba akiri muzima, niko guhamya avuga yuko natwe bazaba bakiriho tuzazamuka tuzamukanwe nabo mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Reka mbere ko dukomeza amagambo dusenga Imana. Umwami Imana turagushimiye, turaguhimbaje. Ubuntu bwawe ukomeje kutugirira turagushimiye. Turagusabye rero kugira ngo ukomeze kubana natwe ubwo tugiye gutangira iki cyigisho gikomeye cyane. Tugiye kureba uburyo kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Ubu natwe rero turagusabye kugira ngo uduhe kukwizera. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ngo hashize igihe kirekire hadutse inkuru zivuga iby'abantu bari hafi yo gupfa, aho muri izo nkuru abantu bapfuye maze bakongera bakazuka. Bavuze inkuru zitangaje z'ibyo babonye n'ibyo bumvise ubwo bari bapfuye. Ngo abantu benshi bizera ko yuko izi nkuru ari igihamya kigaragaza ko abapfuye baba batapfuye. Uko kwizera imyuka y'abapfuye ni kimwe mu bishuko bya Satani byakwiriye ahantu henshi ku isi. Hari abantu bamamaza inkuru z'uko bapfuye, bakagaruka bavuga ati ubwo twari twapfuye hari ibikuntu byari bimeze, bagatangira gutanga ibihamya bigaragaza uko byari bimeze igihe ngo bari bapfuye. Aba bantu batangira kuvuga ibyo babonye n'ibyo bumvise ubwo bari bapfuye. Kandi abantu benshi bizera yuko izi nkuru z'abapfuye ko ari igihamya kigaragaza yuko abapfuye baba batapfuye koko. Ubwo rero nta kindi gitera ibintu uretse kuba abantu bizera imyuka mibi y'abapfuye. Ibi nibyo tugiye kuzasobanukirwa neza muri iki cyigisho tugiye kwiga muri iki cyumweru. Mu by'ukuri kwizera imyuka mibi y'abapfuye byatangiriye muri Edeni, kandi byatangijwe n'ikiyoka kubw'ikinyoma cyacyo ubwo yabeshyaga Adamu na Eva kigira kiti gupfa ntimuzapfa. Itangiriro 3 umurongo waho wa 4. Iki gitekerezo ni umuzi wa rimwe mu madini y'ikinyoma yo mu kinyejana cya 19. Byatangijwe n'ibyavuzwe n'abakobwa batatu bavuga ko bashobora kubona ibisubizo by'ibibazo byabo biturutse ku myuka y'abapfuye, nubwo abo bakobwa baje kuvuga ko ibyo bavuga bitari ukuri. Intego y'iki cyigisho ni ukugaragaza yuko uburinzi bwacu rukumbi buturinda kugwa mu gishuko cya Satani giheruka, ari ukugira umushikirano wihariye na Kristo no gushikama mu nyigisho za Bibiliya. Nshuti bakundwa, mu bishuko bya Satani biheruka n'ahandi tuzavana igisubizo. Kandi uburinzi bwacu rukumbi buturinda
kugwa mu gishuko cya Satani giheruka ari ukugirana umushikirano wihariye na Kristo no gushikama mu nyigisho za Bibiliya. N'ahandi tukwiye gushikama mu nyigisho za Bibiliya kugira ngo twirinde ibishuko bya Satani biheruka. Igishuko cyo kwizera imyuka y'abapfuye ni igishuko gikomeye cyane. Rero kukirinda n'ahandi bizaturuka uretse gushikama mu nyigisho za Bibiliya. Kandi izo nyigisho zikwiye kuba ari inyigisho zivuga uko abapfuye bamera, tutitaye ku by'amaso yacu n'amatwi yacu ndetse n'imitima yacu bishobora kugerageza kutubwira. Umuti ukomeye ni ugushikama mu byanditswe byera kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibishuko bya Satani bikomeye byo mu minsi y'imperuka. Tuzirikane ko turi kwiga igitabo cy'intambara ikomeye. Ubu rero mu gihe turi kwiga iki cyumweru, reka mbararikire gusoma ibice 31 cy'intambara ikomeye kugeza kuri 34 muri iki cyumweru. Wowe umunyeshuri w'ibi byigisho, ndagusabye kugira ngo uzasome ibi bice bya 31 kugeza kuri 34 mu ntambara ikomeye. Icyo nicyo mbasabiye muri aka kanya. Reka twongere dusenge Imana. Uwiteka Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Utubashije kugira ngo tubashe kwiga ino ngingo y'uyu munsi ku isabato nimugoroba. Turagusabye kugira ngo uduhe kumvira, udutegurire imitima yacu kumva neza ijambo ryawe tujye gutangira kwiga muri iki cyumweru. Ibyo nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.